tega amatwi wumva agastori kacu gatoya. Dutangira hari umusaza urimo urasambana n'undi mukobwa, uwo mukobwa bamwita Belinda, nuko ako kanya akahita azamuka. Urabona nawe ibyo yaravuyemo nawe urabibonye, urabona ko rwose ari umugabo ndetse n'umukobwa baba ari abubatsi. Nuko ako kanya bakahita batugarura kuri urwo ruhande. Umugabo arimo aravuga ati rwose ubikoze neza, ukomeje kubigenza gutya nakomeza guhereza amafaranga menshi kandi afatika. Ako kanya rwose umugabo akavuga ati ukomeza kunezeza umutima wanjye. Nuko umukobwa witwa Belinda akavuga ati erega nanjye niyo mpamvu ndaha ngo nkwiteho, ariko rwose ntago wakakwiye kwicwa n'irungu mpari. Ibintu byose ugomba gushaka nzajya mbiguhereza kandi ku gihe. Ako kanya umugabo rwose biramushimisha akavuga ati ni wowe rwose nshaka, ni wowe rwose ugomba kumbera umukozi wanjye. Ako kanya bajya gusomana, ako kanya bakahita bumva hari abantu baje, bagahita bavuga ati ndebera niba hari ibintu bindiho, akamuhanagura. Nuko ako kanya umugabo bakahita bagenda bareba ko nta muntu waba uri kubabona. Bakahita batugara ku rundi ruhande undi mukobwa witwa Keti aba ari kumwe n'undi mu enjeniyeri. Nuko bakahita bareba ahantu bari, bakahita bavuga ati bari hariya, ati twababonye. Nuko ako kanya bari ku cyombo bari kuvugana ba bandi bari ku ruhande. Nuko akomeza kumubwira ati ese biri kugenda neza, ariko Keti akomeza kubwira abari bari kubaka kuri urwo ruhande, ubona ko nawe ari umwenjeniyeri kandi mukuru. Ahangaha rwose ubona ko ari ahiwe. Nuko akavuga ati aha rwose turi kuhubaka njyewe n'umugabo wanjye, ariko se urabona iyi nzu izarangira? Barimo arabaza umwenjeniyeri wundi ati reka tugeremo turebe. Nuko bakahita binjira, bamara kwinjira bari kugenda amusobanura amubwira ati aha hantu twahubakishije sima ikomeye cyane, ese uko uri kugenda ubibona urabona inzu izaramba? Ariko agenda abaza rwose umwindi mwenjeniyeri bazanye. Nuko ako kanya bakahita batugarura rwose, bageze noneho aho wa mugore na wa mukobwa ndetse na wa mugabo bari, wa mukobwa Belinda ndetse n'uwo mugabo. Nuko rwose barimo baragenda bikeka, bakahita bahura n'umugore uburi aho ngaho ndetse n'wa mwanjeniyeri, bakahita basuhuzanya bavuga ati mumeze mute? Nuko rwose bagakomeza bigirisha nk'aho bari mu kazi. Ako kanya wa mugore akahita avuga ati mugabo mwiza, ese akazi kari kugenda gute? Kumbi uyu mukobwa Keti, umugore Keti aba ari umugabo w'uyu nguyu wari urimo urasambana na Belinda. Nuko ako kanya rwose bagakomeza bavugana bavuga ati ese ubwubatsi birimo biragenda neza? Ati birimo biragenda neza cyane rwose, bisa nkaho rwose uyu mukobwa Belinda ari uwa kampani y'uwo mugabo w'umwenjeniyeri uba uri kumwe na Keti babazanye. Nuko ako kanya bakahita barambura igishushanyo mbonera kugira ngo babanze barebe neza niba koko ibyo bari kubaka ari byo ndetse n'ahantu bageze bubaka. Ako kanya rwose umwenjeniyeri akomeza kubereka ahantu hatari hamera neza kandi bakwiye gukosora vuba vuba. Ibyo tukaba tubisimbutse, tukaba tubiretse. Bakomeza kutwereka uburyo rwose icyubakwa gikomeza kugenda kizamuka. Nuko wa mugabo bari kuri telefone avuga ati rwose ibintu biri kugenda neza. Akanya wa mukobwa ngo ni Belinda akahita afata wa mugabo agatangira kumusoma ku itama rwose. Gusa bari kuri telefone avuga ukuntu rwose raporo y'inzu yiwe iri kugenda izamuka kandi imeze neza. Nuko wa mugore abaje kongera ngo ati twongere, ati se ntabwo nkumbuye? Ariko Belinda akomeza kubwira uwo mugabo rwose ubona ko akuze. Aho kanya ati twabisubiramo nk'ibyo twakoze ejo. Nuko ako kanya bakahita babisubiramo rwose bakajya gusomana. Nuko ako kanya bakahita batugarura mu mujyi. Noneho ese biba bimeze bite? Bakahita batugarura ku rundi ruhande, noneho batari kubaka, hari uwabafotoye. Nuko ako kanya wa mugore witwa Keti aza kuvugana wa mwenjeniyeri ati se bimeze bite ko mbona inzu yanjye itari kuzamuka nta hantu iri kugera? Nuko uwo mugabo akavuga ati sinzi impamvu, kandi bariya uriya mugabo wawe ndetse n'uriya mukobwa hari uwampaye amafoto akahita yereka umugore. Nuko umugore akabireba akahita avuga ati uriya mugabo wawe rwose niwe udashobotse, niwe ushobora kuba amafaranga ya kampani yarayariye.
amafaranga yo kubaka inzu yawe. Nuko umugore bikamutungura, bikamubabaza rwose, akavuga ati ni gute si ibintu nk'ibi ngibi yabinkora, ni gute ashobora gufata amafaranga navunikiye nubaka yose akajya kuyarya ndetse n'undi mugore. Ese biraza kugenda gute? Komeza kurikira agafilime kacu ndetse uraza no gusobanukirwa iby'iyi filime. Nuko ako kanya Keti ahita afata icyemezo cyo gufata imodoka, bakahita basubira aho ngaho ku cyubakwa, bakahita baza birukanka yarakaye avuga ati ni umusazi, ni gute ashobora kunkora ibintu nka biriya. Nuko rwose wa mwenjeniyeri akavuga ati ntabwo bishoboka, amafaranga twatakaje kuri iki cyubakwa ntabwo bikunda ko yayarya nka kuriya. Noneho akajya guteretamo n'uriya mukobwa kandi bagakwiye kuba bari muri ino mirimo yo kubaka. Nuko ako kanya bahita bazamuka bajya kubashakisha aho baba bari, kuko hari uwaba watanze amakuru. Ese baraza kubafata? Komeza ukurikira agafilime kacu ndetse uraza gusobanukirwa. Nuko ako kanya baza birukanka bavuga ati baraje baradufashe. Nuko ako kanya umusaza aravuga ati oya rwose ibyo ngibyo bireke. Nuko wa mukobwa araza ubucece bavuga ati reka turebe ko twabagwa gitumo. Uko wa mugabo rwose bakiri gusomana wa mukobwa ngo ni Belinda. Nuko ako kanya bakahita abafata akabasanga muri ibyo ngibyo. Nuko akavuga ati nari nabikubwiye, wampaye amakuru rwose ntabwo ugeze mpereza amakuru ya feke. Nuko umugore akavuga ati Keti niki ntaguhaye, usi wamburanye iki ku buryo ujya gushaka undi mugore, ujya gufata undi mugore n'iki? Nuko umugabo agasaba imbabazi akavuga ati njyewe nageragezaga gufasha uyu mukobwa, nageragezaga kumufasha ariko ntago rwose twigeze tugerageza gukora ibyo twari turimo. Ako kanya umukobwa nawe ahita amwihinduka akamubwira ati rwose niba udashobora kubwira umugore wabyo twari turimo, ntago njye rwose twakomeza kubana. Ako kanya ati ni gute wowe tukohereza mu kazi ubundi ukaza gusambana nta kindi kintu ushoboye? Ako kanya umugabo akavuga ati njye ntago bishoboka, ntago ari byo nari ndimo. Bakahita bamwereka amafoto, akavuga ati toka agenda ntuzongere no kugaruka ku cyubakwa cyawe. Ako kanya umugore disi biramubabaza ukuntu yari yarizeye uwo mugabo, nta kwizera rwose abafundi. Nuko ako kanya bakahita batugarura rwose. Umugore byamubabaje Keti ari kuvuga ati ibi ngibi rwose nari narabipanze ukuntu gahunda zanjye zigomba kugenda, ndetse n'ukuntu ngomba kubaka iyi nzu, ndetse n'ukuntu tugomba kuyibanamo n'uriya mugabo, ariko arantengushye. Ako kanya rwose umwenjeniyeri akomeza kumuhumuriza akamubwira ati rwose bibaho, ihangane uzabona n'undi. Ariko byibuze ako kanya rwose umwenjeniyeri akomeza kumuhumuriza, ariko rwose umukobwa biba byamubabaje cyane. Nuko ndakeka agafilime kacu ari uko kagenza, agastori kacu k'uyu munsi naho karangiriye. Nuko rwose bakomeza kumanuka ku mayesikariye bavuga ati rwose sinzongera kwizera abagabo habe na gatoya. Ariko Keti akomeza kuvuga. Nuko rwose bakahita batugarura ukuntu byagenze, ndetse n'umuntu bari bari kuvugana bagenda bacisha mu ncamake rwose. Kora subscribe dukomeze tubane.